ngiye kwirirwa yeza kuzwe ndatugarutse iminsi ibiri ishize twaganiriye ku bukire nkaba nari ngarutse kugira ngo twongere tuvuge kuko ubukire ni ibintu birebire cyane ntabwo tuzabirangiza ni topic itazarangira ariko nyine tuzabivugaho uko dushoboye. Nkurikije amakomantere nabonye nasanze hari abo tubyumva kimwe, abandi usanga bavuga ko ubukire ari amafaranga, ubukire ari ukugira ibintu. Abo ba kabiri nibo bashaka kongera kugarukaho ibintu burya amafaranga. Icya mbere, amafaranga nta muntu ufite amafaranga ntagwira. Ntushaka kumenya amafaranga wavuga ngo mfite amafaranga ahagije ndi umukire, nta muntu ujya ubivuga ibyo bintu, kuko burya iyo urebye neza usanga amafaranga yose ushobora kuyabamo kandi ukabaho neza, biterwa nawe uko ushaka kubaho. Ni ukuvuga ngo iyo ufite amafaranga makeya nawe ubaho kuri ubwo buryo ko nyine areshya uko angana. Hanyuma burya abafite amafaranga menshi nabo bafite indi nivo babaho ituma nabo badepansa amafaranga menshi. Ni ukuvuga ngo uko ufite menshi ni nako ukoresha menshi, uko ufite ayo ufite yose burya uyakoresha ukurikije uko angana. Iyo uri umuntu ubaho neza nyine mu buryo ukureshya, kuko burya hari n'abantu bakoresha amafaranga badafite, ari nabyo bintu burya bitera stress. Ugasanga umuntu ari mu myenda, ari mu bibazo, ari mu bintu bihoraho, yirirwa aguzaguza hirya no hino, yirirwa mbese abo ni abantu babaho ku buryo batareshya. Burya ubaho ku buryo butareshya nk'uko ureshya biravuna cyane, ni ibintu nta mahoro y'umutima ugira, uhora ufite ubwoba bw'abantu bafatiye imyenda, uhora ushaka uburyo uri bwishyure, mbese ntabwo uryama ngo usinzire. Niyo mpamvu burya kubaho kureshya ari byiza cyane, ukabibamo neza. Burya amafaranga yose ushaka kuyabamo neza biterwa n'uburyo wowe ushaka kubaho, uburyo ushaka kubaho cyangwa uburyo wemera kubaho. D'abord ugomba kwemera uko ureshya, ukemera amafaranga yawe ufite, ukamenya kuyabamo ukurikije uburyo nyine ugomba kuyabamo. Kuko burya n'abakire usanga buri ufite menshi, buri ukoresha menshi, ugasanga mbese twese turahora muri besoin y'amafaranga. Buri gihe tukaba dukeneye amafaranga kubera ko uko uyafite niko uyakoresha. Ntabwo nk'urugero, iyo uri umukire bahera muri magaze zihenze, ugura ibintu bihenze, imodoka yawe bihenze. Ni ukuvuga ngo imodoka yawe ahantu iri bujye ninywesha esanse, ni urugero ngewe mba hanze y'amayero 200 kandi akagenda ibirometero 100, ngewe ndi bunyweshe 50, amayero 50 yonyine nkayigenderaho icyumweru. Urumva ntabwo biba bihuye. Ariko ya 50 yanjye nayo nyine nayavanye ku make mfite, urumva bituma nyine nabwo buri gihe ayo mafaranga navanyeho nshaka uburyo ndi buyasubizeho bikurikije nyine uko ndeshya. Urumva n'umukire nawe ahora muri besoin y'amafaranga, kuko imodoka igomba kunywa, agomba kurya neza, agomba kuba ahantu heza. N'umukene nawe arya neza, akarya amaheza akurikije uko areshya. Ubwo rero nagira ngo babwire ko amafaranga burya ntabwo ari ubukire, amafaranga ntagwira. Amafaranga ni ngombwa, turayakeneye, ugomba kuyagira kugira ngo ubeho, kugira ngo ubashe kugura ibyo ukeneye n'ibiki. Ariko amafaranga burya meza iyo uyakoresha uko ureshya, iyo uyakoresha mu buryo bureshya nkawe, ntushaka kubaho mu buryo burenze uko ureshya. Ni aho ngaho rero bitandukaniye. Burya ubukire ni ukumenya uko ujera ibyo ufite. Ubukire ni ukumenya uko ubaho mu buryo ureshya. Ubukire ni ukutajya mu bintu bikurenze. Ubukire ni ukubaho neza ufite amahoro y'umutima, nta muntu ufite icyo ugomba, nta muntu ureba ngo umugirire ishyari, nta muntu ureba ngo umwifuze. Ubwo ni bwo bukire. Sawa rero, nizere ko ubwo nanone turi bukomanteho abantu ntitwumve ibintu kimwe, kandi ngenda bikunda, ntabwo tugomba kumva ibintu kimwe. Sawa rero, ubwo murakoze kwiyabonesha, kandi mbaye mbashimiye uburyo murimo mushyigikira. Vraiment Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Mwiyaboneshe, mubisangize, tuganire, vraiment twungurane inama, tugerageze kubaho uko tureshya kandi bitatubujije no gushaka gutera imbere mu buryo bwacu, buri muntu mu buryo bwe, buri muntu uko abyumva, buri muntu uko abishoboye. Sawa rero, nifurije umunsi mwiza, Imana ibarinde mu byo mukora byose.